agiye atarabona. Hako musaza warasaze. Waje ngurwaye mu bwonko. Gute se? Gute muko? Ijye wahereye uhinga. Urabura kuva mu rubango uje kuntekera. Umenye ko ndwaye umutwe nago ndi buteke. Asundi. Hinga vuba dutaha. Asundi, urabura kuza kumfasha. Urabizi ano niyo mashuri nifitiye. Mungu urajya ngenza bigenza. Amashuri wifitiye. Ana we amafuta yanjye nifotoje yapfuye kubera kuri no guhinga nabi. Akuse wagize fata ugata ukajya kuntekera ko ndi kumvana nisonze. Uragira ngo dutahe sinarasoza umubyizi koko. Ngwaye n'umutwe muri sigiye igihera bitaba amaguru. Ahubwo urabura gushaka isuka ngo nawe uzumfashe. Ye isuka. Isuka ye. Ngiye fani ngiye kwitaba amaguru nkawe. None uyitabye se ubwo nasi uko nyitaba ngewe ndusha. Umva papa yaransize ngo uzandere uje undera neza. Ibintu byo guhinga. Ahubwo ubure gushaka ukuntu nawe uzajya ukora kuko ntago waba umugore rwose utazi gukora. Urabona abantu wicaye undebera ureba ibyo ndimo gukora. Ubu urabona ibyo ngibyo ari umurimo. Aho wicaye uri mu kahe kazi. Ariko ujye umenya ko ndi umwana kandi ikindi cya kabiri nkeneye umugabo mwiza. Ugase umugabo azajya kunshaka abona afite imyate. Ndabona kuntu sinoze ndasa nabi. Ngo kundi fotora nifoti kabandi kwa ntaki zaranshiranye ntuzingura ahubwo uraho wirirwa hita amaguru. None se ngo hano ndimo gukorera amafaranga. Ubu ngusi ngutunze. Urantunze ariko wapi? Imana ishimwe bwo ubibona ko ngutunze. Ubwo rero sinzi uwo mugabo icyo azaba ndusha. Urashaka umugabo nkawe? Aha. Ubwo ujya mu murima gatinda gutanga ntekerese. We nta kindi kintu nakubwira. Harya ngo uzajya kuba iyo Kigali uzaba ngo nk'aba bakobwa b'i Kigali njya numva. Mahirwe se nayakura hehe ko none se ubwo ahubwo se mutaniye mukobwa udashobora gufata isuka. Ubwo ngubwo uzakora iki kindi? Ko bizi hano muri iki cyaro cyacu nta handi hano nta kandi kazi gahari. Aha. Ndashonje. Ese kubizi guhinga ari byo bidutunze. Wa mukobwa we uragira ngo ngiye bigenze. Niba ariyo diplome ya utarize ntago bindeba. Ukwiye kugira avuga ata ukajya kuntekera nkarya ndashonje. Harya ubwo we ntago wateka. Njyewe ndwaye umutwe ndwaye intoki. Harya ngo byicanga inzara zanyu. Ngo ki? Akabakobwa biki gihe namwe. Noneho papa yaransize ngo ndere. Nago ushaka kundera. Unshaka umugabo mwiza. Ibyo byo wibivuga. Kuko n'ubu nawe wicaye ntago ngombye kuba wicaye aho ngayo iyo banagukunda. Ukwiye kungura makeup ndi gusa nabi ndi kwifotora ifoto kaza ari mbisi sina postinga sinagiye ntimaze ibyumweru bina posting. Bya makeup se none ni ibiki? Ngo ki? Ya poudre cyagiye wagiye ukangurira n'akaruje keza ndabikeneye. Ni telefone ntago gikeneye. Wose ubwo ngubwo ayo mafaranga wumva atari gupfa gusa. Urabura gufata ishuka ngo nawe uzukorera amafaranga yawe ujye uhinga maze ubundi ukuremo amafaranga. Umva nkubwire ni ubyangura urugo nzaruvamo njye gushaka umugabo kandi ni impamvu utari kundeba ntago uzabasha no umugabo njye kwishakira umugabo nyine nikingire niba udashoboye kunyitaho ngo nzashaka umugabo mwiza w'umukire nawe iyo suku yishyire hasi uzazi uwo mugabo uzagutwara utazi gukora ubwo mugabo azari mugabo niyo mpamvu rero nzashaka umugabo w'umukire nyine akagira tugashaka umukozi ako musaza kandi ubwo gutana amagambo nawe reka nitahire abakobwa biki gihe namwe rwose kanitahire mutagerereze mu rugo ugire vuba uteke ntabwo nkomeza kwicara aha ngaha ahubwo genda nawe ushaka ikintu ukora mu rugo nkora ukora sanzwe ubizi neza ko nta kintu usanga nakoze narengana ubwo uzaguma gutyo mbabara nditahiye uzaguma gutyo ha nta magambo menshi ngirana nawe reka nitahire asiki ngaho taha nakugira gute se sawa gira vuba utaha uje uzuteke yana kuntu mwana we ubwo si bugura sagute ubwo ngenda sagute ye nishimiye kuba nsagute yahinga tujye kubica nabyo dore ikireza ahubwo yego kireze ako kireze cyo tugikureho sha tugikureho nicyo ndosha mu nkwi yego tukiri kose cyose turagitwara wowe mu gitondo gushaka ntawe wiziye urakora iki hano ako wa mukobwa ubona utananiye neza neza so ni ikigori kibi kikigabo
ukiri ikigori umuntu w'umugabo afata umuntu w'umwari akamukubita bingana gutya kano kagenda ukaba ikigori kigusa jya utamenyera nawe n'umukobwa wawe nawe uravuga nta soni bafata umuntu w'umwari ukagira gutya ushirika ubwoba wakirumbo muri iki gihugu umva nkubwire niyo mpamvu wabuze umugabo kirumbo murimo muriba n'ibigori by'abandi ibi bigori ni ibyanjye we nahahinze ugereza wakize umva nkubwire kigabo kigabo cyane usanga amenyereze nako n'umukobwa sani kiri kigabo ubundi wowe cyo kumuna gufasha akajya gukura mu mutwe akakwica uri kunyubaho kuri gusenduka ukubita umukobwa we nta soni akareba nta soni nje nta mugabo umenya amateka iyo mbu umukobwa uri kwita nkwica leta nk'ufata n'iryo cura kari kwaka beta mu bwonko uko mbese mu bwonko ngahita gusura kurongo undumbiriza umwana w'umukobwa yabuze umugabo kubera wowe uranyangamera nkawe ahubwo yabuze umugabo kwa afite se w'ikigore birirwa senda w'umusinzi uri mu bagore na soni ubone mu rugo ahubwo wa mugabo yefana ni budashaka amahane va hano reka nkubwire ndabagarukira tugarukira nta soni shego kangaha wagisinzi we utagira umuco kirimo urangarura tugarusura igiki akameza nata Aksiri gufotora gute fotora neza kandi fotora mugire muremure urako mugire muremure fata telefone neza Unyene ngire muremure ntabwo ujya nkumva nshaka foto yo kohereza shiri wanjye fotora neza mpereza hano nta byose rero hariya nkwereka ukuntu fotora kuba fata telefone neza fresh sha mujye muvana imidabagira aho ngaho urani ifuku zitaramariye imyaka ajaye umura natwe ntabwo zitworoheye ariko wowe rwose sinzi ibintu urimo kabisa ahubwo niki wandusha ubwo si bwo wowe uje uvuga gutyo urumva we nakurusha iki ahubwo wowe niwe ufite icyo wandusha kuko nawe ubundi uje umpinga ibyo ndimo oya ntabwo nagupinze ahubwo ibintu bizakunganira ahubwo wowe ni icyo ufite kizima turebe ukuntu twazirwanya dore nyine ni ibingibi ndimo kuzitega ndebe ko ntagira ikiba wenda kizima areba ko wenda nawe nagira ibyo neza aho ngaho uri murandengeza mbwira ikintu ufite mu rugo kizima ibintu tubiganaho nyuma dore ndashoje reka nawe njye kureba umukobwa wanjye nimba ari icyo yaba yakoze dore nawe yasigaye mu rugo wenyine ariko uretse ko nasize ambwira ngo agiye muri salo nta kibazo noneho twageraho tukareba ukuntu yabyoroganije nanjye ntabwo maze ahubwo naguherekeza tukaza gufata umwanzuro nyuma inda gusa uje kurya ntabwo nje kurya gusa uje none urashaka iki kindi gusa ubwo mba nje kurya gusa ahubwo nje kugira ngo twirebe ko twakoroganiza ibibazo dufite oya ntabyo koroganiza bihari ariko urimo ashaka inyama aho zitari ibyo byo ntabwo bikureba sawa genda ikigoryi gusa ariko bifasha shibuka aho gasanye bose wajya ugiye gukina umupira wowe site byanyu mwakobwa site byanyu ko murimo kuburana se murimo gukina oya ntacyo iki n'umukobwa ntabwo azi gufotora ndashaka ifoto ryo kwipositinga nyine niyo kohereza ishuri wanjye sheri wawe uwuhe se utaranyereka ube Kigali i Kigali Kigali se wagezeyo gute mukobwa karashyana gushaka Kigali se nawe ugigerayo oya twamenyaniye kuri Facebook ahubwo se watetse natetse ni ntabwo utegereje mu nanene kirekire kumufotora nyine ntabwo utegereje mu kirekire ushaka kumva gutegeza uteka
ese ku musaza sibakunsigiye ngo ujye ndera nyine nagutegereje ngo uzimeke nose ubu niki nakora mu muriro ubona nakurera nyine nagutegereje ngo uzimekera kuziteka wowe ntabwo wabasha guteka cyagita ku buryo utafata imbabura ngo ucane imbabura maze uteke utafata imbabura ngo uteke sha musaza rwose ntabwo gukora mu makara numvaga nta nyine nagize aha ahubwo reka njye gukora bajye kuryama reka nze ndaje mbyikorere n'ubundi ndabimenyereye kuki uvuga cyane ukaba ucishwa hano nyine ntabwo nta soni ariko niyo mpamvu siko bari gusuzugura musaza nyine azakupfise nsange kumenya muri ngo kimwe ngukiza amajyanye ariko basi nyine ntukancanuke utazoza umubere musaza wawe ukunyuma nyine ntabwo nzongera tugiye kureba rero karame ngiye gusiga ncanye imbabura nifata ushaka ikintu ushyiraho dore nsanze nta n'amazi ahari ubu se ngojya kuvoma nyine ntabwo nimbona umwana nabishyiraho cyangwa mbyine ariko rero ugerageze uhinduke kuko ntabwo wabaho gutyo gusa nabaye iki se gusa ubwo wazabona umugabo nta kintu ukora sawa Nzamubona. reka mbanze njya kuvoma ndaje nzabona umukire utameze nkawe yewe ariteganyirije mfite umugabo w'i Kigali yego ako nayo uburanzi ubaye imbwa cyangwa se mbaye imbwa gute ahubwo kora kino kirenge cyawe aho ngaho nyine biragaragara uranzi ubaye imbwa none se mucyo wakugira ingana uriya ni umwana ujya umureka oya naby'ubwana ugomba kuba umugabo nawe ku giti cyawe oya kikorera biramba ngomba kubikora kuko ni mushiki wanjye mu rugo baramunsigiye oya ibyo mbwira ntabwo mbyumva ugomba kwikorera nawe gushaka icyo ugeraho ako se kamubwire mani ruba rukorwa rwanyu ni urwemezi ni rubi ni iki rurawukoresha gusa ni umwana ntabwo ari umwana agomba gukura nawe mu mutwe hari igihe azakura akamenya ubwenge ntawe ukura guhari azakura ryari se nakure muri bino bihe turimo akwereka ko akuze wowe uzamukorera mpaka wowe urende ubaye imbwa y'abakozi mpaka none ubwo ngiye nabigenza gute baramunsigiye mu muriro nakugusigira nako mwese nawe bagusigiye umuntu bivuze ngo umukorere ibintu byose nawe ntakigira icyo akwereka azi kuvugana amagambo menshi nigende oya aho ngaho ubaye imbwa biragaragaye ahubwo wowe menya ubwenge gengo menya ubwenge dushaka amafaranga tuye kubugorya ese uzakomeza kwikorera ijerekani y'iwanyu ukomeza uyijya mushiki wawe nawe atazi kwiyigira ari ikigori kiri aho ngaho ngo tuzagera ku ki ahubwo wowe menya ubwenge dushika amafaranga Karibu sana, karibu sana. Karibu rizanga. Nubwo. Karibu sana. Shyashya izuba zuba. Ariko uzi n'ibindi kirahe. Iki gikobwa ureba, iki gikobwa ni icyanjye. Ariko arananiye yose. Arananiye yuko ureba. sigaho Nta mugabo, nta kintu amariye, nta guteka, urananiye sha. Akuze n'ibindi, uzi n'ibindi. Rongora umuntu. Abagore ushyire mu Rongora umuntu n'ubundi ntacyo umariye. Kirahe. Kirahe. Murongore rwose. Murongore nta kintu amariye. Kirahe. Kirahe. Kirahe murongore. Murongore. Yewe. kumura mama igikobwa igicari mama uzakuboza Kuzana umwana w'umukobwa. nukuri kwima urakosheje Waramombeye. reka Waramombe. ceceka Hano si iwanjye. ceceka ngwizo Hano si kirahe. uri kiburabuye Naho nta kintu wamarira umugore wanjye. njyewe ni Urwedese ruba rwakwishe nta kintu. We. komenye ko agomba kugira uburenganzira ko mbimenye Wowe reka nkubwire. Urumva? Kirahe. Karibu mu nzu sha karibu. Karibu rwose urumva? Ngwino twinyweriza wowe. yakanze
genda ndani ndakwirukanye iwanjye Oya papa. Oya. Oya. wakoze kujya ubera igicucu urirukana umwana wowe arajyaye karibu sha karibu karibu rwose karibu karibu